Ikaze mwese kuri Rubavu Buy and Sell, dukorera i Rubavu tubagezaho amazu n'ibibanza bigurishwa. Ushaka kugura inzu rero cyangwa gukodesha inzu cyangwa kugura ikibanza cyiza mu karere ka Rubavu, duhamagare kuri izo nimero zacu kandi wibuke no gukora subscribe, ubundi kugira ngo ibyo dushyiraho amazu agurishwa n'ibibanza ntibizajya bigucika. Inzu twabazaniye rero ifite ibyumba 4 iragurishwa, ifite ibyumba 4 na salo na salamanje n'igikoni, ikagira na toilette 2 n'ibikoni byo hanze, ikigega cy'amazi. Ni inzu yubatse mu kibanza twakwita gito ariko ukaba yubatse neza rwose kuko irakomeye, ni amatafari ahiye, parikingi y'imodoka imwe, ni inzu imeze neza cyane. Iyi nzu rero iherereye mu karere ka Rubavu n'ubundi nk'uko twabivuze, mu murenge wa Rubavu muri centre ya Byahi kuri Buhuru abahazi, munsi ya centre de sante ihari. Iyi nzu niho iherereye, ni inzu nziza rero nk'uko nari mbivuze, ibyumba 4, salo, salamanje, toilette 2, igikoni cyaba icyo mu nzu n'icyo hanze birahari. Ni inzu nziza kandi ikoze irangiye, ni uguhita winjiramo gusa. Iragurishwa miliyoni 30 z'amanyarwanda. Miliyoni 30 z'amanyarwanda uzifite. Izo nimero zacu ziba ziri no kuri WhatsApp, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara cyangwa ukadusanga i Rubavu tukayikugezaho rwose, ukayisura wayishima ukayishyura. Ifite ibyangombwa by'ubutaka bisobanutse, ba nyirayo barahari, natwe nk'abahuza turahari, ubundi ukigurira iyi nzu ugaturamo rwose. Ni inzu irangiye, ni uguhita winjiramo gusa, nta bindi wakora. Parikingi y'imodoka imwe, ikigega kinini, aho ni muri salo na salamanje, urabona ko n'imbere ikoze imeze neza. Rero duhamagare kuri izo nimero zacu cyangwa twandikire batarayigutanga. Kuri miliyoni 30 gusa rwose wagura iyi nzu ikaba iyawe. Mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, mu kagari ka Byahi, umudugudu ni Buhuru, muri quartier nziza rwose ituwe neza, hubatse amazu agezweho. N'iyi nzu niho iherereye, urabona ko isobanutse. Nawe ukeneye ikibanza cyangwa inzu yindi itari iyi ngiyi, iyo wabonye nimero zacu cyangwa wageze aha ngaha rwose uba wayibonye, twandikire cyangwa duhamagare. Cyangwa se nawe wifuza kugurisha inzu iri mu karere ka Rubavu, twandikire cyangwa duhamagare, ubundi tubigufashemo kandi neza. Iyi nzu turayigurisha miliyoni 30 z'amanyarwanda. Urumva ko ari amafaranga make cyane ugereranije n'uko izindi nzu ziri kugura n'ibiciro by'ibibanza ahantu biherereye. Aho iyi nzu iherereye ibibanza birahenze, inzu zirahenze. Iyi nzu rero ku giciro cyiza rwose, ku buryo uyiguze kuri izo miliyoni twavuze, aho ni hanze yayo mu gipangu, hanze y'igipangu mu muhanda, urabona ko ari igipangu gisobanutse. Iyo porotayi y'ubururu mubona niyo y'iyo nzu, ifite amabati yagiye kuba orange. Ni inzu nziza rwose kandi isobanutse. Muduhamagare rero batayigutanga, wigurire iyi nzu imeze neza kuri miliyoni 30 z'amanyarwanda. Mukore subscribe rero, dufite na page ya Facebook wajyaho, naho yitwa Rubavu Buy and Sell, ukajya ubona amazu agurishwa. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.